umusore ugiye kuba minisitiri ngo aragira ngo ati uno mugabo amutera inkunga friendship kage na ketadu yene yamungurize nka biliyoni 40 z'amarundi kugira ngo umushinga ucemo kuduturikingye muvandimwe urabizi nubwo turi inshuti twakoranye biliyoni 40 n'amafaranga menshi sasa uno mugabo Dipika aragira ngo uyu ngugiye kuba minisitiri ajye muri leta amwakira inguzanyo yabike mwazahuriza hamwe yo guhita bashyira hasi Said Ibrahim Malik na abantu bagiye kwiyamamaza mu Buhinde harimo bita Gupta G hakabamo na Saravana twamubonye ni mukuru wande wa Subash ndetse agiye gusimbura papa we muri leta ya Tamil wari uyu bita Gupta G bo mu New Delhi ngo ni bose nibabasha gutsinda amatora bazahita bafutkanya ngo bashyire hasi Said Ibrahim Malik nicyo kintu cya mbere ngo bifuza ni kuri Akbaru Tahir Akbar avuze ati Said Ibrahim Malik mureke yigomeke bano babigabo babiri mu Buhinde nibatsinda amatora bakaba ministry Said Ibrahim Malik yagiye yanditse plaque zabwe yari kwa muganga bamushyize mu mirambo ubwo mina nyine bari bamushyize mu mirambo y'abapfuye yari imodoka yanditse plaque zayo iyo modoka nibyebe byari byagendemo biza guturitsa nyine yarimo yandika plaque imodoka umugabo yinjiyemo umutwariye telefone ibyo mwabibonye ati ya modoka mira yanditse plaque zayo muri parking y'imodoka ikobwa kinjiye gifite tatuwaje ku ijosi umukobwa wa nyawe nyine karita nyiri karita baje kureba nyiri karita wawe basanga bari mu kiriyo umukobwa yapfuye Nzego kugira ngo kinjire ku ikarita y'ubanza cyara namwishe friend kaltala tattoo order ese umukobwa wanyu yaba yarafite nk'inshuti y'umukobwa uno mukobwa n'umuhanga nyakuba wa Barati nako nyakuba wa Subash ni colonel n'umusirikare ati no mukobwa n'umuhanga ni wamenyana yere yahariho mbega baramuturakinga bakabona ni mu bihugu nk'umunani ni wamenye igihugu aherereyemo cyari bihugu bitanu ari mu gihugu kimwe London ari mu Bwongereza sasa Subash avuga ati no mukobwa ari muri London ari mu Bwongereza Ubwo ni kikari mu Bwongereza kandi tubonye ibihugu nka bitanu kari byaherereyemo security check sign pana ati tureba ku makamera cyajya ari iwacu yinjira nk'umunyamakuru narebye muri telefone ye aba mobile phone yari afite muri telefone y'indani harimo amasaha abiri ngenga amasaha harimo amasaha ndabyita ngo kimwe kabyarimo harimo amasaha abiri atandukanye kwa ari mvugo nkoresha two different time zone ebyiri zitandukanye time zone imwe yari yo mu Bwongereza indi time zone ari yo mu Buhinde bivuze ngo n'umukobwa yaje mu Buhinde aje kwica mukuru wanjye aturutse mu Bwongereza bivuze ngo muri telefone yarema amasaha abiri atandukanye imwe iba igendana n'isaha yo mu Bwongereza indi igendana n'isaha yo mu Buhinde bivuze ngo umukobwa yaraturutse mu Bwongereza yarebaga isaha yo mu Bwongereza iwabaturutse anareba isaha yo mu Buhinde bivuze ngo isaha yo mu Buhinde yayishyizemo ageze mu Buhinde tuse nabonye muturanye barani bande video onare abanyira nzu nibo dukodesha n'abongereza nimero zabo za telefone calling bell uki nazi gwasa ubona ko munari kado dora atugana gukomangiraga nje kubaza Kayila bafunguye mbere yuko wowe ufungura umuryango wawe bivuze ngo baba ari standby mbere yuko buri standby kandi koko bakinguye mbere yuko kino ndetse no ku muryango wabo nabonye bafite ikimenyetso kimeze nk'itatuwaje yo mukobwa Kayila afite kwijosi umfashiye naguhemba Kayila bateri bandawanga kolayila ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களும் சம்பந்தம் Kayila n'umwicanyi kazi என்ன பண்ணா ubanza bara ura musaza na mukecuru babongereza araho bahuriye na Kayila last half an hour la phone outgoing calls oda details yale easy da fashume nimero zabo bundi namenyere ni bande baherutse kuvugana nabo bundi tayari nta kintu rahita umenyera ndaguha amafaranga Dipika no mwagujije biliyoni 40 sasa uno musore arakeka ko Dipika ari ushobora kuba inyuma y'ubwicanyi bwabaye mu Buhinde Dipika umwe watse biliyoni 40 leta y'Ubuhinde abifashijwemo na mukuru w'uyu musore Saravana umwe wapfuye